Uyu muntu yanyandikiye kuri WhatsApp ambwira ati ko nshaka kumfasha kuvana amafaranga nabikuye kuri Jump Task akajya kuri Binance Wallet, ariko kuyavanaho byaranze pe. Yahise ama screenshot igaragaza ko yakiriye GMPT imwe n'ibice 7 kuri Binance Wallet. Hanyuma ni kenshi nagiye mbivuga ko Honeygain wayihuza na Jump Task bikajya bigufasha kubikuza anything mu gihe ubishakiye, igihe wajya uba ufite 0.5 GMPT. Hanyuma ibingibi bikaba binshimishije cyane kuba naratanze inyigisho umuntu akazikurikiza akaba yabashije kwakira 1.7 GMPT. Ntabwo ari amafaranga menshi, ariko amafaranga ubasha kubikuza niyo yaba ari make aruta abagusezeranya menshi ariko utazigera uyabikuza. Biranshimishije cyane kuko hari abandi banyandikira bambwira ngo byanze, ngo bimeze gute na gute. Hanyuma reka tuze tugaruke kuri Honeygain. Iyi niyo Honeygain app cyangwa se website wakoreraho amafaranga nta kintu bigusabye uretse gusharinga internet yawe. Nk'abantu rero batanga serivisi z'irembo, mukeneye iyi Honeygain dore ko wajya uyikoreraho amafaranga nk'ibihumbi 10 buri kwezi. Uramutse ubaye ufite computer imwe na telefone, waba ufite computer zirenze imwe zirirwa kuri internet, wajya ukorera amafaranga ntabwo ari menshi ariko yagufasha guys. Njyewe uri kubona ikintu nkora buri munsi hano kuri Honeygain ni ukuza nkafungura kano gaseke, hanyuma naza hano kuri Open Lucky Pot. Iyo nyikora hano kuri Open Lucky Pot ndategereza, uri kubona ko bamaye credit 70 mitanza hano kuri OK. Hanyuma ikindi kintu mita nkora, uri kubona ko namaze guhuza iyi Honeygain na Jump Task Wallet. Niyo mpamvu mfiteho kano kantu, nshobora kuba naza hano kuri Jump Task dashboard nkahitamo ko bifungukira muri browser ya Chrome ni urugero, hanyuma nkategereza mitanja kuri Jump Task. Hari video nyinshi nagiye nkora zerekana uburyo wahuza iriya Honeygain na Jump Task Wallet. Hanyuma iyo turi hano muri Jump Task ariko turi muri browser, ntago ushobora kuba wabona iriya daily check-in. Icyo ukora cyiza nuko wa downloadinga iyi Jump Task. Okay, nituyifungura iyi Jump Task app, ibyiza nuko nyine wayidownloadinga kuko iyo uyirimo nibwo bakwemerera kuba wajya ukora daily check-in. Iyi ni Jump Task app dufunguye. Iyo tuzamuye uri kubona ko bari kutubwira ngo daily reward, ukaza hano kuri claim reward. Uri kubona ko barahita baduha 0.013 bya GMPT. Hano hari n'izindi task nyinshi ushobora kuba wayuza ugakora tuje nka hano kuri notification. Uri kubona ko hari GMPT token nagiye nakira ziturutse mu gufollowinga X account zabo cyangwa se izaba partnership babo. Hanyuma twihuse, ikintu nshaka gukora ni ukubikuza izi GMPT 2.7 zikagera kuri Binance Wallet, hanyuma nkahita nereka uriya muntu cyangwa se n'abandi uburyo wazivana kuri Binance Wallet ukazishyira kuri Binance Exchange. Ndaza hano kuri earnings cyangwa se nshobora gukora kuri aka kantu k'akaziga gutya. Aha, ndongera nkakoreho. Okay, uri kubona ko mfiteho hafi $2. Hanyuma ndahita nza hano kuri payout. Gusa nabwo bigusaba ko ubanza ugahuza iyi Jump Task na Binance Wallet yawe. Ibyo nabivuzeho ushaka kureba video, nabivuzeho iyo uri kureba iyi video. Reka nze nkwereke, hari abantu bajya bambaza ugasanga nyine ntabwo barebye izindi video nakoze. Wenda ninza hano nkandikamo Eridad n'urugero. Okay, hanyuma iyo nje hano uri kubona ko
tuje hano kuri videos, iyo uri kureba video nk'iyi ngiyi kuri YouTube, okay, ushobora kuba waza ugakora kw'iri zina ryanjye how to get paid. Iyo urikanzeho ukaza hano kuri videos, ubona video zose nagiye nkora, ukaba wahitamo iyo ushaka kureba kugira ngo usobanukirwe neza n'ibindi bintu tuba twaragiye tuvugaho mu biganiro byashize. Ntiwibagirwe gukanda kuri subscribe, ntiwibagirwe guha iyi video like. Hanyuma reka tugaruke hano, uri kubona ko tugomba guhitamo iyi network ya Binance Smart Chain, niyo iri recommended. Hanyuma bakatubwira ko amount ni 2.7, iyi ni gas fee bari budukatemo, iziri butugereho ni 2.7. Turaza hano kuri payout, tugikora kuri payout baratubwira ngo transfer in progress, bitewe nuko tuba twarahuje Binance wallet ni Jumptask, ntago dusabwa kujya gukora copy ya receiving address ngo tuze tuyipestingemo hano. Oya, tuba twara connectinze Binance wallet kuri iyi Jumptask. Reka dukore refresh turebe. Ndabona hano gukora refresh bidakunda, gusa dushobora kuza hano kuri earnings tukagaruka hano kuri izi token zacu. Reka tugaruke kuri payout turebe, tuze kuri payout baratubwira ngo not enough balance. Impamvu nuko byakunze twamaze kubikuza, nubwo bakiri kuzitwereka hano, gusa dushobora kuyifunga tukongera tukayifungura bushyashya guys, kugira ngo turebe ko hano hasigayeho 0. Nicyo nashakaga. Hanyuma ikintu tugiye gukora, tugiye gufungura Binance. Binance ni iyi ngiyi. Iyo ufite crypto asset zawe kuri Binance Exchange, uba wahita uziswapingamo USDT ukazigurisha P2P, ukabona amafaranga kuri mobile money cyangwa se kuri bank account. Hanyuma mwibutsa ko niba ufite amafaranga kuri PayPal, twagufasha kuyabona kuri mobile money. Nyandikira kuri WhatsApp ukoresheje nimero zanjye ziri muri videos description box. Hanyuma hano turi kuri Binance Exchange, icyo dusabwa gukora ni ukuza hano kuri Binance wallet. Okay, turaza hano kuri Binance wallet dutegereze, hanyuma tuze hano kuri asset. Uri kubona ko ziriya GMPT zitaratugeraho. Okay, uri kubona ko zamaze kuba zihagera 2.7, ngizi neza cyane. GMPT 2.7, dore ngizi hano uri kubona everything. Hanyuma ikintu uba usabwa gukora kugira ngo uvane izi GMPT hano nuko uzikorera swap, ariko kuzikorera swap udafiteho gas fee muri BNB ntibikunda. Turaza hano tuzikoreho, hanyuma dushobora kuba twasubira inyuma n'urugero, hanyuma tukaza hano kuri swap. Iyo tuje kuri swap, hano hejuru haba hari za coin nye za GMPT dushaka kuzijyana wenda muri BNB. Okay, turahitamo BNB, iyi ngiyi BNB Smart Chain, turayiselectinga gutya. Hanyuma iyo tuje hano kuri Maxi, tugategerezaho gato, tuza hano kuri Maxi. Okay, iyo zihise zigera hano, tukaza hano kuri swap tugategereza. Baratubwira ngo insufficient BNB to pay the network fee. Ubu ukeneye BNB ziri bwifashishwe nka gas fee. Hanyuma turaza hano kuri Binance Exchange. Okay, nidukora kuri Binance Exchange turategereza aho gato, nituza hano kuri asset biradusaba ko tuba dufiteho byibuze nk'idolari rimwe muri BNB. Ubwo bishatse kuvuga ko ngiye mfiteho USDT 22, nshobora
kuba na selecting hano kuri izi USDT, hanyuma nkaza hano kuri convert USDT to other crypto kugira ngo mbanze mbone BNB. Hanyuma udafite BNB nabwo wanyandikira kuri WhatsApp nkazikoherereza guys, cyangwa ukagura USDT P2P hanyuma ukabikora na gutya ndi kubikora. Turaza hano kuri USDT dushyiremo n'urugero 1.5 idolari rimwe n'igice. Okay, hanyuma tuza hano hari Bitcoin dushyiremo BNB kuko dushaka gufata idolari rimwe n'igice muri USDT tukazishyira muri BNB. Turaza hano kuri Pavio twihuse cyane. Okay, hanyuma tuze hano kuri confirm ari amasegonda 8 batanga atararangira, hanyuma dutegereze baratubwira ngo completed. Hanyuma turahita dusubira inyuma. Okay, turasubira inyuma. Hanyuma iyo ukimara kubona wabonye nyine izi BNB uhita ugaruka hano kuri home, wagaruka hano kuri home ukaza hano kuri wallet. Iyo ukimara kugaruka kuri wallet uhita uza hano kuri receive. Iyo ukimara gukora kuri receive utegerezaho gato cyane, hanyuma ukaza hano transfer from Binance Exchange kuko dufite idolari rimwe n'igice kuri Binance Exchange. Turaza hano tukore transfer from Binance Exchange to Binance Wallet. Turakora hano hanyuma duhitemo BNB. Okay, nitumara guhitamo BNB duhitemo network ya BNB Smart Chain, hanyuma duhite tuza hano kuri continue. Tukimara gukora kuri continue turaza hano kuri max, duhite tuza hano kuri transfer. Ni ibintu bigaragara neza cyane. Duhite tuza hano kuri confirm guys. Tukimara gukora kuri confirm turategereza ho gato bahite batubwira ngo withdraw processing, withdraw ya 0.00 BNB. Hanyuma ushobora kuza hano go to Binance Wallet nubwo ariho turi, hanyuma turebe niba ziriya BNB zahageze. Uri kubona ko batubwiye ko already zimaze guhita zihagera. Turaza hano kuri asset. Nituza hano kuri asset kubona ko za BNB zamaze kuhagera neza cyane. Turahita tugaruka hano kuri za GMPT zacu, hanyuma tuze hano kuri swap. Nituza kuri swap turategerezaho gato cyane, hanyuma uri kubona ko hano hari GMPT. Turaza hano kuri max, nizigeraho hano tuze hano duselecting BNB kuko uko zikosa ryo kuba wakora swap ukavana ziriya GMPT ukazishyira muri USDT byakugora cyane kuko mwibuke dufiteho idolari rimwe n'igice muri BNB kandi ryose ntago rikoreshwa nka gaze fi. Bityo dufata izi GMPT tukazihuza n'izi BNB bikatworohereza kuba twaba dufite crypto asset zacu muri coin imwe. Turahitamo rero iyi BNB Smart Chain, hanyuma turahita tuza hano kuri swap. Nituza kuri swap turategereza tuze hano kuri confirm. Uri kubona ko network fee tuba dukeneye ni 0.0445. Niyo waba ufite igice cy'idolari muri BNB byakunda guys. Okay, turahita tuza hano kuri confirm, hanyuma turakoresha fingerprint. Okay, hanyuma baratubwira ngo order submitted Binance Wallet niki hano. Uri kubona ko batubwiye ngo swapping. Hano biba byamaze gukunda neza cyane guys. Hanyuma iyo tugarutse hano kuri asset uri kubona ko noneho dufite BNB 0.037. Dushobora guselectinga kuri is BNB, hanyuma tukaza hano kuri send kugira ngo izi BNB tuzijyane kuri Binance Exchange. Turaza hano kuri transfer to Binance Exchange, hanyuma
turaza hano ahangaha dushyireho max, hanyuma duhite tuza kuri continue. Okay, ni ibintu bigaragara. Duhite tuza kuri confirm, dukoreshe n'ubundi fingerprint. Dutegerezeho gato batubwire ngo transaction submitted. Turahita twigarukira inyuma, dusubire inyuma nanone, tuze hano kuri exchange. Nituza hano kuri exchange turategerezaho gato BNB deposit bari kutubwira ko byakunze. Duhite tuza hano kuri asset, uri kubona ko neza duhise tugeraho USDT 24 kuko za BNB tuzifite hano. Dushobora kuba twaza tugakora kuri izi BNB, tukaza hano tukazamura, tukaza kuri convert BNB to other crypto kugira ngo tubone USDT. Ubwo turategerezaho gato cyane, tuze hano kuri maximum. Okay, turakora kuri maximum, dufate za BNB tuzishyire muri USDT. Turaza hano kuri paview. Okay, kubona ko ziraza kuba ari USDT 3. Uhita uza aya masegonda atararangira, dukore kuri confirm, batubwire ngo system failed to execute the code which has been expired, please request new code. Impamvu nuko twatinze ya masegonda karangira, turaza kuri refresh, duhite tuza aya masegonda atararangira, ubikora hano vuba bahita bakubwira ko byakunze neza cyane. Nizere ko ibintu bigaragara neza cyane guys. Hanyuma tugarutse hano kuri asset, uri kubona ko zose za USDT 24.21 ziri hano kuri Binance Exchange ndetse muri USDT. Ni ibintu bigaragara neza cyane. Ubu biroroshye cyane kuba nafata izi USDT nkazigurisha P2P, amafaranga akangeraho kuri mobile money cyangwa se akajya kuri bank account yanjye mu gihe kitarenze iminota 5. Mwifurije ibihe byiza, kanda kuri subscribe iyi video, uyihe like. Tubonane mu bindi biganiro ndimo kugutegurira. Nahamukanya, bye bye.